Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi Baraka Voice Media TV. Uyu mugabo mubona hano hejuru, uyu mubona yitwa Badrama. Amaze kwitangariza ubwe ko yatewe n'abantu bataramenyekana bitwaje intwaro. Mu magambo ye aragira ati: "Nuko nkimara gusohoka muri studio ako kanya, bahita nkubitana n'abagabo batatu bose bambaye iby'umukara, babiri bafite imbunda ndetse kandi harimo umwe udafite imbunda ariko gusa bambaye kimwe. Bamwe bafite imbunda bihutira guhita bazintunga, barambwira ngo hands up. Nukuvuga ngo nzamura amaboko. Ako kanya mpita nyazamura. Iyo nkuru ndaje tuyikomerezeho turebera hamwe ibindi bintu byamubayeho. Ubundi uyu mugabo kugira ngo agere ubwo aterwa ni muntu ki? Kuba tamuzi, uyu mugabo witwa Badrama, uyu muri kubona kuno, ni umugabo wiyemeje kurwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse kandi mu ntego ye akunda kuvuga agira ati tugomba gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ashinja ubuyobozi bw'u Rwanda ibintu byinshi cyane, ndetse kandi ni ibintu bidafite ishingiro. Anavuga ko u Rwanda mu myaka 30 ishize ngo nta kintu rwigize rwiyubakaho, ni mu gihe abari ku butaka bw'u Rwanda bo babona neza iterambere ry'igihugu uko rizamuka. Ariko we ari muri Amerika, ariko ngabona u Rwanda rutarigeze rutera imbere mu mboni ze. Ubwo rero uyu mugabo ese urumva nyine mu mvugo ze ashaka gusenya community y'abanyarwanda, avuga imvugo zidakwiriye kumvwa n'umunyarwanda ukunda igihugu, ndetse kandi agasebya abayobozi mu mvugo nyandagazi, n'igihugu cyose akagituka muri rusange. Igihugu avuga ko aturukamo ariko akakinenga byose nta kintu na kimwe cy'igihugu ashima. Uyu mugabo rero ni ukuvuga ngo yavuganye na Paul Rusesabagina. Ubwe yagiye gusura Paul Rusesabagina, arangije mu magambo ye aragira ati: "Nkimara kugera hanze arambwira ngo karibu ninjire, gusa natunguwe nuko abantu benshi burya Paul Rusesabagina bamufata nk'umuntu mubi, ariko nyamara ngo ni umuntu mwiza." Niko uyu mugabo Badrama yavuze. Ati: "Nkurikije ukuntu yanyakiriye neza, akanganiriza neza, ndetse kandi ngakambwiza ukuri ku bintu byose, ngo naje gusanga ari umuntu mwiza. Bari n'abandi batekereza ko yababayeho nabi akabaho mu bwihisho gusa. Ati nyamara si uko bimeze. Ati nabonaga abantu benshi bamusura atabayeho no nk'umwami. Ati abantu benshi baramutura cyane, bamutura amaturo kandi akababwira amateka ayo Badrama yita ko ari ukuri, ariko birumvikana ni za propaganda zo kwangisha abakiri batoya igihugu. Nabo bakavuga tugo tugiye kureba umuntu mukuru, nago tugenda tugendeye aho, bakagenda bakamushyira amaturo mba ariko mvuga, yarangiza akabapakiramo propaganda yo kwanga igihugu, yo guhemukira igihugu, yo gusebya, yo gusenya societe y'abanyarwanda. Nibyo Paul Rusesabagina aba ari gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa we akigaragaza nk'umuntu mwiza imbere yabo, barangiza aba bana b'urubyiruko bakavuga bati koko twaje gusanga ari mwiza, kumbi aba agira ngo abarage umurage mubi. Ibintu byamunaniye, urugamba rwamunaniye aruraga abana, aruga abakiri batoya. Nicyo abagira ngo akore hano mu kubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashaka kugira ngo ahemukire igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero witwa Badrama, uyu muri kubona hano, nyuma yuko aganiriye na Paul Rusesabagina, ibyo ngibyo ngo nibyo bavuganye. Ibindi byaje gukurikiraho, ubwo mukanya gakurikiraho ndaje nkubwire cya gitero yagabweho uko byarangiye. Nawe ushatse wawe twandikira muri comment icyo cyeka cyaje gukurikiraho, nkuko niba watangiye wumva neza iyi nkuru. Uyu mugabo afite murumuna we uri hano ku butaka bw'u Rwanda, ndetse kandi uyu murumuna we ni inshuti cyane ya Tom Close n'ibindi byamamare bitandukanye. Uyu Badrama yahoze ari manager wa Safi Madiba, wamenyekanye nk'umukunzi wa Knowless mu myaka yashize za 2013. Uyu Badrama yari manager we, ndetse kandi mbere gato yuko aba manager ngo yabaye n'umushoferi, yakundaga kunyura ngahantu bita kuri Senatib hari mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero urumva ko Badrama murumuna we nyine ari ku butaka bw'u Rwanda. Mu magambo ya murumuna we aragira ati: "Twebwe twese byaradutunguye, dukeka ko yaba yarahuye n'abantu bafite imitekerereze itari myiza, bakamwangisha igihugu cy'amavuko, igihugu cyamubyara." Ati nyamara akiri muto yakibyiruka, twabonaga ari umuntu ubyiruka ukunda igihugu. Ati ndamwibuka mu gihe kimwe cy'amatora yari yegereje, yambaye akagofero ka FPR kadasakaye hejuru, ariko kanditseho FPR ko kwamamaza, afite n'amadarapo y'u Rwanda n'aya FPR. Ati iki gihe yari akibyiruka, ndetse kandi agikunda igihugu kimwe n'abandi bose. Ati izi mpinduka zose muri kubona zo kwangisha abantu igihugu, nawe ubwe agaragaza ko yanga igihugu, zabaye ahagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho dukeka ko yaba yarahuye n'abantu babi
bakamuha cyangwa se bakamupakiramo imyumvire itari myiza yo kwanga guhemukira igihugu. Niko murumuna we yivugira ari ku butaka. Ati byagezeho n'ababyeyi bacu batubyara mu nda gutya bavuga ngo wowe Badrama turakubyarutse, nubwo twakubyaye turabyicuza, turakubyarutse, utubereye umuntu mubi birengeje uko twabitekerezaga. Kuko ngo bagerageje kumuganiriza ngo bamubwire ati ibyo bintu bivemo, ahubwo ngo agahita barakarira ngo akabagira abanzi, ugashaka ahubwo arashaka nabo kubibacengezamo kandi batabyumva neza ibintu byo gushaka guhemukira igihugu. Niyo mpamvu rero abavandimwe be, nk'uyu murumuna we yaravuze ngo uyu wahoze ari yahoze ari mukuru wanjye, ariko ubu ntakiriwe kubera ko yitandukanyije n'umurongo twakuranyemo cyangwa se twakuze twese twiyumvamo, yitandukanyije nawe. Ubu tuvugana sinkimubara nka mukuru wanjye, mwita uwahoze ari umuvandimwe wanjye, ntabwo mwita umuvandimwe wanjye. Nuko mu magambo ya murumuna we uri ku butaka bw'u Rwanda yivugira, murumuna wa Badrama, uyu nguyu muri kubona hano. Uyu nguyu rero Badrama natangiye mbabwira ko ari umuntu wiyemeje guhemukira igihugu. Mu ntego ye akunda kuvuga agira ati ikintu twiyemeje ni ugukuraho ubuyobozi, akabuvuga nyine mu mazina akanabusebya akanabutuka mu mvugo nyandagazi ntashobora gusubiramo. Uyu mugabo nyine nibwo buzima bayeho, ahora ntacika intege, ahora akora ibiganiro, akaza kuri kamera agasebya u Rwanda n'abayobozi barwo, ugasanga nyine ahubwo arimo arashimagiza Ndayishimiye, arashimagiza Gisegeti n'abandi bose bagiye biyemeza guhemukira u Rwanda. Noneho ikintu kidasanzwe aherutse gukora mu minsi ishize nkuko tubigarutseho, yasuye Paul Rusesabagina, ndetse kandi n'abandi bagenda batavuga n'u Rwanda arabasura kandi abahamagara kuri telefone, akabishyira ku mbuga ze ibiganiro baba bagiranye bagaragaza ko ngo bafite umugambi wo gukuraho u Rwanda, ndetse kandi akanerekana ko ngo bazabishobora. Sinzi niba ibyo bintu rwose abantu nyine sinzi ukuntu babyumva, kuko ubona ko anakurikirwa n'abantu benshi. Ni ibintu bidakwiye gukurikirwa ubundi n'umuntu ukunda igihugu. Abantu bakunda igihugu bakabaye bakurikira abantu nka Baraka, ubwo ni njyewe, kubera ko mbagezaho imvugo zibakundisha igihugu, kubera ko igihugu ni umubyeyi. Ikindi ntabwo bakabaye bakurikira umuntu wiyemeje guharabika isura y'igihugu cyamubyaye, ababyeyi be, yitandukanyije n'ababyeyi be, yitandukanya n'abo bavindimwe, ahubwo ajya kwiyomeka ku banyabyaha bahemukiye u Rwanda mu myaka yashize 1994. niba yagiye kwiyomekaho yiyomoye ku babyeyi be. Urumva ko ushobora gusanga uyu mugabo akeneye abafasha myumvire mu by'imitekerereze witwa Badrama. Sinzi ikintu yenda ashobora gukorerwa kugira ngo yongere ashyire ibitekerezo ku murongo, kubera ko ubona ko ari umuntu wigize nk'ikintu cye cyihebe. Hari n'ikiganiro aherutse gukora avuga ngo mfite imbunda, uzaza kumfata nanjye nzamurasa. Ahita anacomokora amera nkaho yerekanye amasasu, arongera aracomeka. Ubona ko nyine ari ikintu cy'ikihebe utamenya ibintu cyariye. Gusa muri umuntu avuga ko ngo bakeka ko yaba yarahuye n'abantu babi bakamwanduza imitekerereze idakwiriye, imitekerereze igendanye no gushaka guhemukira igihugu cyamubyaye, igihugu cy'amavuko muri rusange. Ubwo rero reka twikomereze ya nkuru y'uburyo ki yatewe. Nari nsigaje kuba nakubwira ise yarokotse ate. Nukuvuga ngo natangiye nkubwira ko we ubwe yivugira ko mu kiganiro aherutse gukora, yivugira ko ngo agisohoka muri studio yari amaze gukora n'ubundi bya biganiro nakubwiye mu kiganiro byibasira igihugu, ngagisohoka muri studio aho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanze yakubitanye n'abagabo bataramenyekana. Hanyuma ngo n'abagabo bambaye iby'umukara, ariko ngo bakoresheje mu mvugo nkeya bakoresheje Ikinyarwanda n'Icyongereza. Noneho abo bagabo harimo babiri bafite imbunda ntoya zo mu bwoko bwa pistoli, n'abandi n'undi umwe udafite imbunda ariko uri ku murongo wa telefone, ameze nkaho hari undi uri kubakoresha utari aho ngaho bari kuvugana. Noneho ako kanya agisohoka ngo bahise bamubwira ngo hands up, mu yandi magambo zamura amaboko. Ngo arayazamura, arayamanika agira gutya, kubera ko yatekereje ngo kurasa, ariko ngasanga agiye kwikubaganya ngakore ku rukenyerero azamura imbunda, bishobora kuba ibintu bikaze cyane bahita bamurasa nyine ko yabonaga ko biri seri. Arangije arayazamura. Noneho ako kanya wa wundi uri ku murongo wa telefone ngo yumva bashyizeho parallel nyine biri kuvuga cyane, ngo yumva aravuze ngo mwamaze kumugeraho, muramufite? Yego turamufite. Ngaho ni mumwihorere mwitahire. Ngo bahita ngo nuko nguko yarokotse, ngo bahita bamwihorera baritahira. Noneho ngo yagerageje kujya kuri kamera zo hanze ngo arebe amashusho zafashe, ngabo abona amashusho agaragaza abo bantu bari kuza ngo bapfuke izo kamera. Nta kindi yabonye. Ubwo yatungwaga imbunda ntabwo bigaragara kuri kamera.
kandi polisi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zibe zakezera ibintu zikeneye ibimenyetso runaka. Ubwo rero amashusho ayatanga kuri polisi agaragaza abagabo bari kujya gupfuka za kamera bikagarukira aho ngaho, ubona ko bahise bashyiraho ibipapuro by'umweru ku buryo nta rindi shusho zongera gukamera, zahindukira zagira gute, ubwo ni kamera z'umutekano, nta rindi shusho zongera gukamera. Ubwo rero aya mashusho yayohereje polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imubwira ko niyongera kugira ikibazo azayitabaza ikahagera mbere y'igihe. Ariko nanone urumva ko ubwo se umuntu yabagutunze imbunda ukajya guhamagara polisi, urumva ko n'ubundi byose nicyo kimwe. Igihe cyose azisanga bamutunze imbunda, yababyutse yabavuye he, n'ubundi ntago azabona uko ahamagara polisi. Ikintu cya mbere bazabwira no kumanika amaboko. Uyu mugabo rero urumva ko ari muri target, yiyometse kuri Paul Rusesabagina wasinziriye ari mu ndege azingagiye Bujumbura, akaza gusanga yageze i Kigali ndani ku kibuga cy'indege Kanombe, akaza kwisanga ari hageze. Uwo ni we sebuja yizeye uyu mugabo Badrama, kandi we urumva ko nta power nini cyane afite. Aba bantu ntabwo mvuze ko ari abatumwe n'u Rwanda, ibyo ngibyo ntabwo mbivuze, ibyo ngibyo byemewe kuvugwa n'umuntu ubahagarariye cyangwa se umuvugizi nko muri RDF n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, niwe wenyine bemerewe kubivuga koko niba ari bo. Mu gihe atarabivuga njyewe ndabihakanye, ntabwo najya kwemeza ko aba bantu baba baratumwe na Leta y'u Rwanda. Gusa Badrama we ibyo avuga ntimubyizere. Aba bantu baba baramuteye wasanga ari n'abanyamahanga, wasanga ari n'abaki. Gusa ariko mbere gato y'icyo gitero ngo bwari bwaraye bukeye, umugabo umwe baturanye ngo ufite inkomoko muri Sudani, ngo yaramubwiye ngo hari umuntu ngo hari umuntu wari ufite ifoto yawe, urumva ngafite na nimero z'inzu. Garangije ngabaza uwo muturanyi we ati nimero z'inzu ziri he, ngo muturanyi ngamwereka atazi icyo bagamije. Urumva Badrama we no mu kiganiro, icyo kiganiro yari gukora muri studio, yaravuze ngo namenye ko hari abantu bari kunshakisha ariko ngo ntabwo bazambona. Ako kanya icyo kiganiro asohotsemo nibwo bamutunze imbunda. Muri rusange bishoboka ko aba bantu nubwo baba baravuze Ikinyarwanda, birashoboka ko baba atari Abanyarwanda. Urumva uko byagenda kose birashoboka ko nubwo ushobora kuvuga Ikinyarwanda utari Umunyarwanda, birashoboka. Rero ntabwo nakemeza ko ari Abanyarwanda, ibyo byo ndabihakanye. Ariko icyo nzi cyo Badrama mu magambo ye, urumva koko niyo bamufata yabazize ukuri, yabazize ububwa bwe bwo gushaka guhemukira igihugu. Inshuti ze bakuranye ziramunenga. Tom Close muramuzi cyane, n'umuhanzi, yaramunenze cyane, ariko Badrama ageze haramuboroka kubera ko ngo Tom Close yaramubwiraga ati ibyo bintu wabyihore, waretse gushaka guhemukira igihugu cyakubyaye. Badrama ngageze aboroka Tom Close. Ariko Tom Close mu butumwa bwe aragira ati igihugu ni umubyeyi, gukunda igihugu ni nako kwikunda. Niko Tom Close mu magambo ye avuga, kuko ni umwe mu bantu babyirukanye na Badrama, baziranye bya hafi birengeje no kuvugana ku murongo wa telefone. Ubwo rero uyu mugabo urumva ko uburinzi bwe buraciriritse, uburinzi yizeye buraciriritse. Isaha n'isaha ashobora kugezwa ku butabera, kuko ibi ni ibyaha bihanwa n'amategeko, kwibasira igihugu, kwibasira abayobozi b'igihugu. Ibi ngibi ni ibyaha bihanwa n'amategeko muri rusange. N'ibindi byisha nyine agenda akorera mu biganiro bye, sinjya ngewe nanabikurikira cyane, bura sinjya nanabiha agaciro, kubera ko mba numva ari ibintu bigayitse, biteye isoni, biteye n'ububwa, bidakwiriye kumva umuntu uwo ari we wese. Hanyuma rero icyo nababwira, maze kuba nababwira uburyo ki yaba yararokotse icyo yise icyo gitero, ariko ngo abo bantu ngo ntabwo baramenyekana. Sina ngombwa ngo bamenyekane. We icyo navuga cyo nuko umutekano we upimirwa mu kiganza. Nta mutekano afite nubwo witwa ngo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko byagenda kose ashobora no kujyanwa imbere y'ubutabera bw'igihugu ari guhemukira, akaza rwose nubwo sebuja Paul Rusesabagina yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu akarekurwa. Uyu mugabo we situzi ngo ikizakurikiraho niki. Wowe nyemerera ukande like kuri iki kiganiro, ukore na subscribe aho hasi cyangwa se sabone, ubundi uhita ufungura n'akazogera gahita kaza ukimara gukora subscribe cyangwa sabone, kugira ngo tuzarebere hamwe ese amaherezo y'umugabo bizarangira gute. Ari nako turebera hamwe n'andi makuru agiye agezweho. Mwumvise ko petroli yabonetse, igiciro cy'akagunguru cyasubiye ku madolari 70.2. Urumva ko ni hafi ku giciro cyaho byahoze mbere y'uko intambara ya Iran na Amerika itangira. Urumva ko ubuzima bwagarutse mu gihugu buryoshye birengeje uko bwari bumeze. Abanenga igihugu ko ngo gihabwa ibihano na Amerika,
ngo babitse umutungo muri Amerika, u Rwanda se rwonyine rubitse umutungo muri Amerika, ibyo nta n'ikibazo kirimo, kandi na Amerika hari imitungo ifite mu Rwanda, harimo za kampani z'abanyamerika ziri mu Rwanda. Ubwo rero ibyo si ikibazo kirimo, uretse ko u Rwanda rugira ubupfura ntirufatira imitungo y'abanyamerika, Amerika yo ikagira urugomo igafatira imitungo y'u Rwanda, ariko si u Rwanda gusa, n'ibindi bihugu igiye ifatira. Ntabwo abantu bakabaye rero babigira nk'ibintu bagomba kwegeka ku bandi bantu runaka, bamwe mu bayobozi b'igihugu, gusanga nyine bano basebya ubuyobozi bw'igihugu bari kubyegeka ku bayobozi. Ntabwo ibyo bintu byakabaye bibaho, ntabwo bikwiriye. Umunyarwanda wese ahari agomba kwiyumvamo ubunyarwanda, igihugu akagifata nk'umubyeyi, nk'uko Tom Close abivuga, gukunda igihugu akabifata nko kwikunda we ubwe, nta kindi kintu agendeyeho, nta yindi nyungu ategereje. Inyungu ya mbere ni ukugira igihugu gifite amahoro, gifite umutuzo ndetse n'urukundo hagati ku baturage, apana ibyo kuzanamo ibintu by'amacakubiri. Ntabwo bikwiriye uko byagenda kose, nk'uko ubutumwa dukunda kubukura ku bayobozi b'igihugu bagiye batandukanye. Reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana ndetse no guhurira mu kindi kiganiro.